Abahanga mu by'amateka bavuga ko abanyarwanda batuye muri Uganda bwa mbere bahageze mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda ubwo abakoroni b'Abongereza bakoraga ibarura rusange rya mbere ry'abatuye icyo gihugu. Kuva icyo gihe umubare wabo wakomeje kwiyongera, bamwe bahagera baza gupagasa, abandi bahunga amapfa yateraga mu karere, cyangwa bakaza baje gusura bene wabo bahagera bagashima ubushyitsi. Mu myaka yakurikiye nko mu gihumbi kimwe magana cyenda 59 ndetse n'igihumbi kimwe magana cyenda 94, icyo gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyarwanda bavuye mu Rwanda, ndetse no muri iyi myaka yo hambere hari izikomeza guhungira y'urusorongo zivuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa rufitanye isano n'urwo, zimwe zituruka muri Kongo, izindi zituruka mu Rwanda. Ibyo byose byatumye umubare w'abanyarwanda bari muri Uganda wiyongera. Inama nkuru y'abanyarwanda muri icyo gihugu ikaba ivuga ko abanyarwanda bahatuye ubu bageze muri miliyoni 11. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 95, itegeko nshinga rya Repubulika ya Uganda ryagaragaje ko abanyarwanda ari abaturage ba Uganda mu buryo bwemewe n'amategeko, rivuga ko abanyarwanda ari ubwoko bwa 24 mu yandi moko agera kuri 65 y'abatuye icyo gihugu nk'uko agaragara muri iryo tegeko. Bivuze ko bafite uburenganzira bwose bw'umuturage waho. Inama nkuru y'abanyarwanda muri Uganda ikavuga ko kubera ko basangiye inyito n'abaturage b'ikindi gihugu cyitwa u Rwanda, bituma batabasha gutotsoba uburenganzira bahabwa n'itegeko bwose, cyangwa rimwe na rimwe bakagerwaho n'ingaruka za politiki hagati y'ibyo bihugu byombi. Kubera izo mpamvu barasaba ko inyito yabo ihinduka ku buryo bwemewe n'amategeko, bakitwa abavandimwe. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turavugana n'abahagarariye abanyarwanda baba muri Uganda kugira ngo batuganirire iby'icyo kibazo mu buryo burambuye. Turi kumwe na Bwana Enoch Nkuranga, umukuru w'inama y'abanyarwanda. Bwana Enoch Nkuranga, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'abanyarwanda. Bwana Muganga, ubwo duheruka kuvugana hano ku Ijwi ry'Amerika mu mwaka wa 2019 twaganiraga ku byerekeye igitabo wanditse ku byerekeye uburezi n'umurimo. Ikaze nanone ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Sanga. Nshimishijwe no kongera kukwakira. Nanjye ndakwishimiye Bwana Mutagomwa, urakoze cyane kuba wadukiye kugira ngo tuganireho nawe. Duhere kuri Bwana Enoch Nkuranga, maze kuvuga muri make ibyerekeye abanyarwanda baba muri Uganda no gushaka guhindura inyito y'izina ryabo. Nzi ko mwabitangaje mu kwezi gushize, ariko iki gitekerezo cyatangiye ryari? Noneho hariho gutangira Council for Abanyarwanda cyangwa umushinga ushinzwe abanyarwanda muri Uganda. Ngira ngo niho twatangirira aho ngaho. Twawutangiye 2017 biturutse ku mpamvu gukomeza kubona ibibazo nyine abanyarwanda muri Uganda bahuraga nabyo. Kuva icyo gihe twagakora press conference ebyiri, ariko mu nama tuje dukora nyine nk'abantu bayobora Council for Abanyarwanda, niho haturutse igisubizo. Mu bisubizo nyine byinshi cyane tuje dutekerezaho cyangwa tuganiraho nk'ibintu byakemura ibibazo abanyarwanda bahura nabyo. Ngira ngo mu gihe cy'amezi nk'abiri aya ngashije nibwo twabonye igisubizo cyo guhindura izina ry'abanyarwanda ba Uganda bakitwa abavandimwe, kandi ubwo nibwo twatangiye nyine kugishyira hanze, kukigaragariza abantu, dushaka ibitekerezo byabo kugira ngo nyine twumve nimba ari igisubizo bakwemera cyangwa dukwiriye gushaka ikindi gisubizo. Tujye kwa Bwana Muganga. Enoch yaravuze ku mvano yo gutangira icyo gitekerezo, avuga ati twagitangiye mu mwaka wa 2017 kubera ibibazo abantu bari bafite. Bwana Muganga, watubwira muri make ibyo bibazo byatumye icyo gitekerezo kivuka nibi? Urakoze cyane Geoffrey. Nanone nakumenyesha yuko abanyarwanda batuye muri iki gihugu Uganda bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Urugero, biragoranye, ni ibintu bigoye kugira ngo umunyarwanda azabone indangamuntu. Kubera iki bigoye? Kubera impamvu cyonyine kuko ari umunyarwanda. Icya kabiri, iyo ananiwe rero kubona iyo ndangamuntu ntazigera ahabwa pasiporo. Ariko rero nanone ikirushijeho no kubabaza
cyangwa kwica nabi abanyarwanda batuye hano mu gihugu cy'Ubugande ni uko n'uwabonye pasiporo iyo niwo ugiye gusaba pasiporo iyo bamubajije ubwoko akavuga ngo ndi umunyarwanda akabyandikaho bituma ako kanya bamwibazaho ubwo ntaba agifatwa nk'undi munyayuganda umuturage wa Uganda uwo ari we wese ahubwo batangira gushidikanya akenshi bakanamuhimbira yuko wenda ari umuntu waturutse mu Rwanda atari umugande ugasanga ntabonye pasiporo irangamuntu barayimwimye ariko ingaruka z'ibyo rero iyo udafite irangamuntu hano muri iki gihugu cya Uganda ntabwo uzigera ugura ubutaka ngo ubone ibyangombwa ikindi ntuzigera umwenda uwo ari wo wose muri banki ntuzigera ugura tuvuga abashaka kugura amamodoka n'iki ntushobora ubuzima burabakomerera kubera kubura ibyangombwa rero urebe ababyeyi bafite abana babo babona amaburuse kujya hanze kwiga umwana ashobora kubona buruse umunyeshuri ariko akananirwa kujya hanze mu mahanga kwiga kubera yuko yabuze pasiporo ariko ikibazo ari uko ari umunyarwanda ibyo rero nibyo bibazo byugarije abanyarwanda batuye b'Abagande bari aha ngaha muri iki gihugu harimo ibintu bimeze nk'ibishobora no gutera urujijo n'ubundi kuko abanyarwanda bari muri Uganda bagiye bahagera mu bihe bitandukanye nk'uko twabivuze hari abahavukiye ba se na sekuru cyangwa na ba sekuruza bahavukiye hari abahageze muri za 59 hari abahageze muri 94 ndetse n'abahagera muri iki gihe wenda bavuye mu Rwanda cyangwa bavuye muri Kongo bavuga ururimi rw'abanyekongo ubundi itegeko rya Uganda rirareba bande ni bande bisanga muri iki kibazo wenda kamaze ngo usubize na Bwana Muranga nawe wenda bagira icyo akubwira ariko icyo nakubwira cyo hari nk'uko bivuze hari abanyarwanda igihugu cyitwa Uganda cyasanze hano bakata imipaka y'iki gihugu bakatiwemo indani ubwo wavuga nk'abantu b'ubwoko bw'abafumbira igihugu cy'u Rwanda cyabasanze aha ngaha hari n'abandi rero bari baraje kera nk'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na rimwe na gatandatu bose batuye mu gihugu cyitwa Uganda uyu munsi ni ukuvuga ngo Uganda yabasanze aha ngaha nta n'ahandi baturutse ahubwo Uganda niyo yaturutse aho yaturutse hose basanga aha ngaha hari n'abandi rero baje mu bihe kubera intambara z'amoko zabaga mu Rwanda 1958 n'iyindi myaka yose nayo nk'uko ubizi nabo basanga rero baje hano hari n'abaje rero baje mu buryo bwo guhaha gushaka imibereho batura hano mu gihugu cy'Ubugande babyara abana babyara abandi bana ugasanga rero urebye ukurikije itegeko nshinga ryo muri 1995 byashize ubwoko bw'abanyarwanda muri iryo tegeko nshinga ugasanga bose babaye abenegihugu ariko baturuka muri iyo myaka yose nk'uko mbigusobanuriye hari abo igihugu cyitwa Uganda cyasanze kuri ubu butaka ntaho baturutse hari abandi baje guhaha mu myaka nyine imbere y'1950 hari abaje kubera intambara zagiye ziba mu Rwanda nabo baraza batura aha ngaha babyara abana bagira abuzukuru bakaba bose ari Abagande itegeko nshinga mu buryo bwemewe n'amategeko n'abenegihugu cy'Ubugande nuko rero nabigusobanurira Bwana Nkuranga ngira ngo hari icyo wongeraho kuri ibyo ngibyo avuze nakomeje kumva umeze nk'uwikiriza nyine numvaga abigusobanurira neza nka kanso ku banyarwanda abantu twitayeho ni abanyarwanda bari batuye muri Uganda cyangwa bagumye muri Uganda utangirira mu 1900 cyangwa 1926 so abanyarwanda ubu ngubu baje nijoro kuri basi cyangwa nyine b'abanyarwanda bakorera aha ngaha iyo bafite nyine nk'akazi muri Uganda babona wakapamiti bashaka wakapamiti bakayibaha bagakora akazi barangiza nyine bagasubirayo mu Rwanda kubera baba baje muri Uganda nyine ku mpamvu z'akazi so twebwe twitaye ku banyarwanda nyine
nyine batuye muri Uganda batuye muri Uganda kuva iyo myaka bakaba barabyaye abana bafite abuzukuru n'abuzukuruza ugasanga n'abo bana babo ntibaragera no mu Rwanda cyangwa barumva u Rwanda nyine nk'igihugu kindi muri Afurika. Birumvikana ko iryo tegeko ryagiyeho muri 1995 ni ukuvuga ngo abantu bari muri Uganda kugeza muri 1995 bose bararebwa n'iryo tegeko niba numva neza Nkuranga. Yes. Biramutse ari uko bimeze kuko nigeze kubivuga ariko ibyo navuze bishingiye ku byo nabonye mwatangaje mu itangazamakuru, reka nongere mbyemeze mbivanye kuri mwebwe, abo bantu bangana iki, umubare wabo ungana gute? Burya hari imibare turuka igihe baheruka kubara abaturage b'igihugu cy'Ubugande usanga bakabakaba miliyoni 11, ariko uwo mubare nanone turumva yuko ari na muke, ahubwo kubera yuko cyo nakumenyesha nuko biragoye gusanga famiye hano mu gihugu cya Uganda itarimo umuntu ufite amaraso y'Abanyarwanda. Umubare uzwi kugeza iki gihe ni miliyoni 11. Miliyoni 11 z'Abanyarwanda batuye muri Uganda bashaka guhindura inyito bakitwa abavandimwe. Reka rero n'icyo rero nse nkugisobanuraho gato. Icyo kintu dusubye inyuma tukareba bya bibazo nakubwiye bikomeza gutoteza umunyarwanda wese uri aha muri iki gihugu. Nakubwira yuko muri iyi minsi ngira ngo abanyarwanda bamaze kubura abantu 2 bapfuye kubera yuko babuze ukuntu bajya kwivuza mu mahanga, cyane cyane yuko amavuriro y'aha ngaha atari kubasha gukemura kuvura indwara bari bafite, ariko kubera kubura amapasiporo babuze kubera ubwoko bwabo ari Abanyarwanda bitaba Imana muri ubwo buryo. Hari ibibazo byinshi n'ibyo ngibyo, ariko rero iyo urebye icyo gitekerezo ikintu uvuze ngo Abanyarwanda bifuza guhindura ubwoko ni igitekerezo, ntabwo ari ukuvuga ngo uyu ni umushinga abantu bahisemo ngo Abanyarwanda bagomba guhindura inyito yabo uko bitwa ngo bitwe abavandimwe, ahubwo twarebye ni ikihe kintu cyaba umuti wakemura ibibazo umunyarwanda ahura nabyo uyu munsi. Tureba ibihugu amoko atandukanye muri iki gihugu. Naguha urugero, ubwoko bwitwa Abanubi. Abo bantu bitwa Abanubi ni abantu bakomoka cyangwa bavuye kera mu gihugu cyitwa aya magingo cyitwa South Sudan cyangwa Sudani y'Amajyepfo. Hari abandi bantu hano i Bugande bitwa Abajapadora. Abajapadora nabo bakomotse mu gihugu cyitwa Kenya, ariko ntibakomeje bitwa Kenyani, cyangwa ba bandi nahereyeho b'Abanubi ntibakomeje bitwa South Sudanese cyangwa abantu baturutse muri Sudani y'Amajyepfo, ariko hari amazina bitewe n'aho bagiye batura biyise. Ariko uyu munsi nta n'ushobora gutekereza ko atari Abanya-Uganda. Icyo gitekerezo niho gikomoka, tukavuga ngo burya umunyarwanda ni umunyarwanda. Ntabwo ushobora kubyewe nka Dr. Muganga ntushobora kunkuramo ubunyarwanda. Navutse ndi umunyarwanda, nzaguma ndi umunyarwanda, nihagera n'igihe cyo kuva kuri iyi si nzataha ndi umunyarwanda. Muri make rero inyito iyo ari yo yose ntabwo inkuraho ubunyarwanda. Tumvikana nk'ubu tuvuge nk'abantu bitwa Abafumbira, igihugu cya Uganda cyasanze hano, tuzi neza ko ari Abanyarwanda, imico yabo ni Abanyarwanda, ururimi bavuga ni Ikinyarwanda. Ariko icyo nanone nashimangira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo Abanyarwanda bari aha ngaha bahindure inyito, wenda mu myaka iri imbere 20-30 nabo bagenzi babo bazaba bareba nk'Abanubi, nk'Abajapadora, nk'Abafumbira, ariko bose bafite inkomoko aho bakomotse. Ni igitekerezo twumva ko cyaba nk'umuti, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburyo bwo guheza abandi Banyarwanda. Oya, ntibishoboka, ntabwo ushobora guheza abantu. Ariko rero tukumva yuko hari n'ikindi gitekerezo, umuntu uwo ari we wese wugarijwe n'ibibazo abantu bakomeza guhura nabyo ashobora kugitanga. Ariko twebwe tukumva ngo iyo umuntu twese nk'Abanyarwanda
kumva turi abavandimwe. Nkunze kumva perezida w'u Rwanda iyo agiye gufata ijambo avuga neza, akavuga ngo banyarwandakazi bavandimwe, ni ukuvuga ngo twese turi abavandimwe. Rero nta nyito nziza yabera umunyarwanda nko kuvuga ngo abavandimwe. Nta muntu uvuga ikinyarwanda akamara umunsi ataravuga ijambo abavandimwe. Ni ukuvuga ngo naho rero iyo nyito ikomoka, ariko ni igitekerezo. Ariko kambanze nsoreza aho ngaho, wenda ubaze ibindi bibazo. Niba mbyumvise neza, uragira uti ni igitekerezo kigamije gukemura ibibazo runaka, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzahindura n'imvugo cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda ngo tuvuge ikivandimwe, tuzakomeza tuvuga ikinyarwanda. Abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu hari amoko yo muri Kongo abatoteza akavuga ko ari abanyarwanda, nubwo bwose batitwa abanyarwanda, bitwa abanyamurenge. Kandi wigeze kuvuga ko Uganda yavuye aho yavuye ikabasangaho. Bariya nabo hari uwigeze kuvuga muri bati Kongo yadusanze imurenge, bakase imipaka turi hano, ntabwo imipaka ifite ikihindura kubo turi bo. Ntubona ko no muri Uganda guhindura izina bishobora wenda kuzaba ikibazo, ntibikemura ikibazo kiri hagati y'amoko ubwayo? Urakoze cyane bwana Mutagomwa. Hari ikintu nshaka kukwereka. Burya iyo umuntu akubajije ngo ambasaderi w'igihugu cya Amerika i Bugande aba ari umunyamerika, ambasaderi w'igihugu cya Kenya hano mu Bugande aba ari umunyakenya, ambasaderi w'igihugu cya Tanzania mu Bugande aba ari umutanzania, ariko na ambasaderi cyangwa high commissioner w'u Rwanda mu Bugande aba ari umunyarwanda. Iyo rero ari umunyarwanda na bwana Nkuranga hano nawe ari umunyarwanda, ikibazo rero kiri aho ngaho. Ufite umunyarwanda wo mu Rwanda, ukagira n'umunyarwanda Ugande. Wa muntu uri muri immigration ugomba gutanga pasiporo kugira ngo ayihe Nkuranga, bwana Nkuranga, ahura n'ikibazo buri munsi gutandukanya b'abanyarwanda bombi. Ariko rero nanone bikongeraho akenshi imibanire wenda iba itari myiza hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane yuko burya imibanire y'ibihugu kunda kumera nk'abantu babiri bashakanye, umugabo n'umugore. Akenshi hari igihe bumvikana bakishima bagaseka, ariko iminsi mike ugasanga batonganye, bakavuga menshi, bakabwirana byinshi. Ariko iyo batangiye kugirana utubazo, bimera nka bya bindi bavuga ngo aho inzovu ebyiri zahuriye zikarwana, ibyatsi nibyo bihagorerwa. Ugasanga rero natwe kubera hari umunyarwanda hano i Bugande, hakaba n'umunyarwanda mu Rwanda, buri kanya bahora batoteza umunyarwanda w'i Bugande ngo ntaho usubira iwanyu, ntabwo ugomba kuba muri iki gihugu. Ibyo ikaba rero ariyo ndirimbo buri munsi. Ibyangombwa bakabimwima, ntukwiriye no kugura ikintu cyose ubutaka cyangwa iki hano i Bugande, subira iwanyu. So ibyo rero turumva yuko habaye ibihindutsemo nk'ibyo nakubwiraga, ugasanga wenda hari abanyarwanda bari aha ngaha bita abavandimwe. Mu myaka 10 bishobora kuba nk'uko bivuze by'abanyamurenge, myaka 20, 30, ariko turebye kure ibyo tuvuga uyu munsi bishobora kuzafasha abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza, kubera yuko nabo bazajya babareba nk'aba bantu nakubwiye mbere, b'abajapadora, b'abanubi, baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, ariko batuye neza. Iyo bagiye gushaka icyangombwa nta n'uwibuka yuko ubabaza ngo mwaturutse muri Sudani y'Amajyepfo, ahubwo babafata nk'abenegihugu cy'i Bugande. Icyo nicyo cyizere rero duheraho tukavuga ngo wenda iki gitekerezo gishobora kuba ari wo muti. Ariko nongere nsumangire mvuge ngo iki ni igitekerezo. Habayeho ikindi gitekerezo cyiza
cyatuma gikemura ibibazo umunyarwanda w'umugande arimo guhura nabyo uyu munsi rwose. Twavuga ngo ugifite wese arakaza neza kugira ngo turebe ukuntu twafasha bene wacu bari aha ngaha. Urakoze. Bwana Nkuranga, komeza mikoro ni yawe. Bwana Mutagomwa, twatangiye gukora ubushakashatsi. Abantu benshi ugasanga baravuga ngo iyo mubajije ngo iyo mvuze ngo ni umunyarwanda ni ikintu cy'imbere kibanza kuza mu bwonko bwawe. Abenshi bakavuga ngo uri umuntu uri aha ngaha igihe gito, cyangwa uri umuntu waturutse ahantu handi. Twebwe igisubizo twagize nyine cyo kwitwa abavandimwe ni igitekerezo twebwe twagize, ariko n'abantu bandi bazana igitekerezo nk'ukuntu dogita nyine yabivugaga. Ariko twebwe nkatwe twaratekereje ngo iki gisubizo ni ikintu cyakemura iki kibazo abanyarwanda ba Uganda bazizwa ubusa kandi ari abenegihugu, bahohoterwa bakima serivisi kandi bazikwiriye koko bikwiriye ngo bazihabwe. So twebwe ni igitekerezo twagize. Iki gitekerezo gishobora kuba ari igisubizo kizima, cyangwa wenda gikeneye nanone akazi kenshi imbere aho ngaho mu myaka iza, gukomeza nyine kuvugira abanyarwanda nyine ba Uganda. Ariko twebwe nkatwe turumva ngo nicyo gisubizo cyakemura iki kibazo abanyarwanda bahura nacyo. Kandi hari n'ibihugu byahinduye amazina. Hari ibihugu nka Tanzania ubu ngubu byitwaga Tanganyika, hari igihugu nka Ghana cyitwaga Gold Coast. Hari nshobora nko guha urugero rwa kampani ahangaha yitwaga Waridi, ubu ngubu barayita Airtel. Abana barimo bavuka muri ibi bihe, ibi bintu ntibabyibuka, uretse nk'abantu bakuru nyine bari bahari bakareba bihinduka, bakareba nk'igihugu nka Tanganyika gihinduka Tanzania, nk'igihugu nka Ghana kiva muri Gold Coast kikitwa Ghana. Ubu ngubu abana barimo bavuka none aha ntibabimenye. Ibi bintu basanze ukuntu byitwa nyine niko babifata. Kandi nanone ntabwo ari ukuvuga ngo guhindura amazina, ihindura icyo twakwita mu cyongereza ngo values n'umuco, culture. No. Iyo uhinduye izina ukava witwa Mutagomwa kandi wenda ukitwa wenda Karangwa, ngo bihindura ibintu ugenderaho nka values cyangwa nk'umuco wawe nk'umuntu, uba uhinduye gusa izina. Bwana Nkuranga, ugifite mikoro, niba andi moko yo muri Uganda abikoma nk'abanyarwanda bafite ubwenegihugu mu kindi gihugu ntacyo mwakoze kuzamura iki kibazo, ntabwo mufite impungenge ko bishobora kuba byagira ingaruka zindi bitera? Ndavuga nko kurwanya ku buryo bweruye icyo gitekerezo, kuba hari abakwihandagaza bagasaba ko mwamburwa ubwo burenganzira. ngira ngo abo ngabo ni abantu nyine baba bafite nabo impamvu zabo nyine mu buryo bwa politiki. Hari abantu of course babifata mu buryo bwa politiki, ariko twebwe nta kibazo tubirebamo. Hari abantu babijyana mu buryo nyine imibanire mibi hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari abantu babifata mu buryo bashaka, wenda bafite nabo ukuntu babyungukamo inyungu zabo. Ariko iki ngiki ni ikintu nimba umuntu ari umwenegihugu wa Uganda, ni ukubera iki abantu wenda bo mu Rwanda cyangwa abandi bafite ibibazo byabo bashobora kubifata mu buryo nyine mu buryo budakwiriye, mu buryo bwa politiki. Ubwo ni abantu nyine bashaka gufata ibintu nk'ukuntu babyumva cyangwa mu buryo bw'inyungu zabo. Ariko iki ngiki ni ikibazo wakwita mu cyongereza shosho, ntabwo kiri politiko. Tuvuge ku byerekeye kwegerana, amenshi mu moko yo muri Uganda afite agace abarizwamo, nubwo usanga benshi bahurira mu ntara ya Buganda kubera ko hegereye umurwa mukuru Kampala benshi bahahiramo. Ariko ubundi usanga nk'abanyankore, abanyoro muri Bunyoro, abatoro muri Toro, abacori Lango n'ahandi bakavukire bavuga urwo rurimi. Kuba nta gace nyirizina abanyarwanda bafite babarirwamo muri Uganda
kagaragaza gakondo yabo, nabyo biri mu byo mutekerezaho Bwana Muganga? urakoze cyane, ariko icyo navuga kuri icyo vuze ni uko byose bizwi neza ko abanyarwanda bafite aho bakomotse, bafite inkomoko yabo, kandi iyi nkomoko bamwe ni mu Rwanda, abandi igihugu cy'Ubugande cyabasanze hano. Muri make aho umuntu aho icyo gihugu cyaje kidusanga, aho niho bwa butaka bwe niho atuye, niho abarizwa. Na wa wundi rero bizwi yuko yaturutse mu Rwanda, nawe bigomba kumenyekana yuko wenda yaraje cyangwa sekuruza bose hari aho bakomotse mu Rwanda, baza batura, batuye mu gihugu cya Uganda. Ugasanga rero aho bari ntabwo ari ngombwa ko bakagombye kuba hari agace bihariye bavuga ngo kano gace ni akacu. Uzasanga abanyarwanda mu gice cya Busoga, basange muri za Bunyoro, basange muri Nkore. Muri make twavuga ngo buri karere kose muri iki gihugu cyitwa Uganda usangamo abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ni uko byifashe, niko dutuye. Ntabwo biri ngombwa yuko twakagombye kuba dufite agace runaka twihariye dukomokamo cyangwa dutuyemo. Mwigeze rero kuvuga kuri gahunda aho zigeze, mba nk'ubakomye mu nkokora kubera ko twari dufite ibindi bibazo twaganiragaho. Mwavuze muti biracyari igitekerezo, ndetse ari byo uwagira ikindi cyatwunganira yakigira. Ubu icyo gitekerezo kuva gitangiye mu mwaka w'2017 cyageze kuki, kigeze he? Uravuga icyo nagusobanurira nanone ni uko hari amagurupe y'abanyarwanda atandukanye, harimo n'iyi nama gurupe yacu, inama nkuru y'abanyarwanda, hakaba n'izindi zitandukanye. Ariko habayeho ibi bibazo byose byugarijwe abanyarwanda bo mu gihugu cya Uganda. Amagurupe menshi nta kintu gifatika kiri aho bakomeje kugenda wenda bakora ku buryo byakemura ibi bibazo duhura nabyo buri munsi, cyangwa aba banyarwanda bahura nabyo. Ugasanga ariho hanavuye impamvu zatumye Council for Banyarwanda cyangwa inama y'abanyarwanda ivuka, kugira ngo twite ku burenganzira bw'abanyarwanda, iterambere ry'abanyarwanda, umuco w'abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda. None rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi haracyari urugendo rurerure. Hari iki gitekerezo, wenda hari n'ibindi bizaza, n'ayandi magurupe rwose azahaguruka cyangwa arahaguruka. Ariko uko ahaguruka kose, nahaguruka ahagurukiye guharanira uburenganzira bw'umunyarwanda wa Uganda, ni ibintu bishimishije. Ko nanone turebye cya gitekerezo twavugaga cy'abanyarwanda kwitwa abavandimwe, ni no kuvuga ngo ni ukunoza bwa buvandimwe bw'abanyarwanda, kuko turi abanyarwanda. Ndi umunyarwanda, Mutagomwa uri umuvandimwe, Enoka Nkuranga ni umuvandimwe, n'abandi bose ni abavandimwe. Ntabwo tugomba kuba twaravuye mu nda imwe, wenda umubyeyi umwe ari we utubyara, ariko bwa bumwe duharanira. Naguha nk'urugero nk'ubu ngubu, nkanjye mfite abavandimwe mu Rwanda kandi benshi, nkagira abavandimwe Uganda. Ariko se kwitwa umuvandimwe, hari ikizigera gihindura abavandimwe banjye bari mu Rwanda ngo bankurweho ngo ntabwo ari abavandimwe banjye, cyangwa barekere aho kuba abavandimwe? Ntibishoboka. Niya nyito uvuga ngo wubatse inzu uyise izina runaka, ariko ntibivuze yuko iyo nzu ifite amatafari wayubakishije, wakoresheje sima, hari ibiyiranga biyirimo. Muri make rero iri hohoterwa abanyarwanda bahura naryo, amatora iyo ageze hano muri iki gihugu usanga abanyarwanda aribo bimirije imbere, kugira ngo bavuga ngo haje perezida bashaka gutora akaba ari uba perezida. Abanyarwanda nibo bazafata iya mbere bagomba kwirukanwa muri iki gihugu. Nyuma y'imyaka 5 yose abanyarwanda bagomba kubwirwa yuko bagomba gutaha, bakava mu gihugu cya Uganda bakajya mu Rwanda. Nkuranga yari yabikubwiye ngo
hari n'abanyarwanda batarigera bakandagira mu gihugu cyitwa u Rwanda. Ariko rero hari n'abanyarwanda baturuka mu gihugu cyo mu Rwanda nabo baza hano kubera ibintu nk'ibyo ngibyo kudasobanukirwa, abaturage ba Uganda kudasobanukirwa umunyarwanda wo mu Rwanda n'umunyarwanda wa Uganda, ugasanga n'abo banyarwanda shenge barahohoterwa, bagiriwe nabi. Muri make iki gitekerezo twebwe tuvuga ni ikintu twumva kizunga abanyarwanda aho bari hose, yaba ari mu gihugu cya Uganda, uwo mu Rwanda nawe ntahure n'iryo hohoterwa byamugezwaho kubera yuko aje hano mu gihugu cya Uganda. So kumva icyo gitekerezo ari umuti twebwe dutanga, ariko nanone hari abandi bafite ibitekerezo, burya ubwenge cyangwa inama ntabwo ari igibwa umuntu umwe wenyine, inama zigibwa n'abantu benshi. Wenda hari abantu bafite ibindi bitekerezo kandi bihambaye bishobora gukemura ibibazo dufite. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Abatumirwa bacu ni Bwana Enoch Nkuranga, umuyobozi mukuru w'inama y'Abanyarwanda muri Uganda, na Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'Abanyarwanda bari muri Uganda. Iyi nsanganyamatsiko turimo tuganiraho ni ku bijyanye no guhindura inyito y'Abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Bwana Enoch Nkuranga, hari Abanyarwanda bageze muri icyo gihugu muri 59 cyangwa se na mbere yaho, ariko mu by'ukuri bahunga ubwicanyi bwabaye mu Rwanda. Abo bararebwa na rya tegeko ribemerera kuba Abanya-Uganda. Hari n'abandi bahageze muri 94 bahunga leta yari iyobowe na FPR Inkotanyi ifashe ubutegetsi bwo mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 35 aba mbere bo muri 59 bahageze. Mu Rwanda muri iki gihe hari ingufu nyinshi zirimo gushyirwa mu kunga Abanyarwanda. Ibyo byiciro by'Abanyarwanda uko ari bibiri muri Uganda birahari. Mwatekereje uburyo bwo kujya mwunga Abanyarwanda muri iyo gahunda y'ubuvandimwe? Yes, nicyo kintu actually turimo dukora kandi dushaka kongera gukora mu gihugu cyose, duhuza abantu tubigisha umuco n'ukuntu nyine umuco karande w'Abanyarwanda. Turi mu ma university, turi muri districts za Uganda, turimo turashaka tuzanye on board abasaza bakuru batugira inama n'abantu nyine badufasha mu buryo bw'abantu gukemura ikibazo cya pasiporo na national IDs. Yes, so ni ikintu twitayeho cyane cy'ingenzi. Ni ikintu actually ni program zimwe z'ingenzi dufite nka Council for Abanyarwanda kandi dushaka kwitaho cyane. Kandi n'ikindi nakongera aho ngaho, dukomeza duhuza n'abantu bavayo badufata mu buryo bundi bashaka, abantu bakuru tukabatelefona babwira dukwiriye kuganira. So ni ikintu twitayeho cyane, ni ikintu twitayeho, ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo iki ngiki tugikoramo wenda dufite ikintu tugamije wenda cyahungabanya umutekano. Oya, ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo ari intego yacu. Turashaka gukemura ikibazo cyo kwima ibintu bisobanura umuntu nk'umwenegihugu kandi ari umwenegihugu. So sinzi nimba mugenzi wanjye Dr. Lawrence hari ukuntu yanyunganiramo aho ngaho. Urakoze Nkuranga. Reka mwunganireho gato. Bwana Geoffrey, urebye Abanyarwanda nk'uko wavuze turi mu byiciro bitandukanye, baje mu bihe bitandukanye, ariko ikintu dusangiye ni kimwe, ni uko turi Abanyarwanda kandi turi abavandimwe, tugomba kwitana ba mwana. Ni ukuvuga rero hari urugendo rurerure tugomba gutangira kwigishanya, tukagenda twigisha Abanyarwanda kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo. Ni nacyo cya mbere na mbere cyakagombye kwitabwaho, twigisha Abanyarwanda bene wacu hano n'abagandeye ayandi moko hano yo muri Uganda, tukabigisha tukababwira abagenzi Abanyarwanda natwe turi Abanya-Uganda, dufite uburenganzira nk'umunya-Uganda uwo ari we wese w'ubundi bwoko. Ariko rero
akenshi wenda ibintu bibatera urujijo kandi ni kenshi bigenda bigaragara iyo wumvise umuntu akubwira ngo ariko se niba uri umunyarwanda no mu Rwanda hari umunyarwanda itandukaniro ryiheje mwasubiye iwanyu. Niho rero tuvuga ngo okay katubafashe burya ubunyarwanda kuba umunyarwanda ni ukuba umunyarwanda. Naguha urugero Geoffrey, uri umunyamerika, ushobora kuba uri umunyamerika cyangwa n'abandi banyarwanda bari muri Amerika ni abanyamerika, n'abandi banyarwanda bari muri Canada ni abanyakanada, ariko umva nanjye ndi hano ndi umugande ndi umunyakanada, kumva ururimi tuvuga. Kuba umunyamerika bana mutagomwa ntabwo byagukuyeho kuba umunyarwanda. Nta n'ushobora kugukuraho rwa rurimi rwawe wize ukiri umwana, ababyeyi bawe bakwigishije. Uri umunyarwanda, ubwenegihugu bwose wabona, pasiporo watwara ntishobora kuguhindura. Ni ukuvuga rero na ya nyito tuvuga ngo abavandimwe, ahubwo ni ukubona ukuntu twanoza gushyira hamwe ubumwe, gusenyera umugozi umwe, tukamenya ibibazo bitwugarije, tugashyira hamwe tukabikemurira hamwe. Ariko uri busange wenda ibibazo duhura nabyo buri munsi hano, ugasanga abasaza bamwe ntiwamenya n'inyungu, wenda inyungu zabo baba bafite muri ibi bintu, ugasanga bo bumva yuko ari bo bahagarariye inyungu z'abanyarwanda kurusha abandi bantu. Ikibabaje rero kandi usanga abantu nk'abo ngabo abenshi mu mpapuro wenda ibyangombwa bafite, usanga bamwe ntawatinyutse no kuvuga ngo ni umunyarwanda. Nk'ubu ngubu mvugana nawe kuri radiyo Ijwi ry'Amerika, nkavuga ngo ni umunyarwanda, hari abantu badashobora no gutinyuka ngo bature ko ari abanyarwanda kubera nyine byahohoterwa batinya. Bamwe usanga bavuga ngo ni abahororo, abandi ni abafumbira, abandi ni abagande, abandi buri bwoko butandukanye, bagahindura n'amazina bakita amazina ajya gusa nuko abo muri ayo moko. Wabimenye rwose. Ibyo rero nibyo turimo kurwanaho. Umunyarwanda agomba kuba ari umunyarwanda, ahagarare yemye avuge ngo jyewe ndi umunyarwanda, data ni kanaka, ndi mwene Kayonga ka Karinganire ka Byezembere wa Kabundi ka Bukuba bwa Ntangari wa Nzovu wa Gihina wa Muganga. Ndi umunyarwanda, ntawe ushobora gukora iki guhindura icyo ndicyo. Ariko kuvuga ngo nubwo wavuga ngo ndi umuvandimwe kubera yuko itegeko nshinga rya Uganda rikeneye ngo ubwoko runaka, ntabwo binkuraho kuba umunyarwanda. Icyo gitekerezo rero ndumva kizadufasha gukemura ibibazo duhura nabyo, bituzanira ubumwe nk'abanyarwanda. Ariko nkasaba n'abasaza batuye muri iki gihugu cya Uganda, nabo bahaguruka, ahubwo dushyire hamwe, aho kugira ngo barwanire inyungu zabo, be kureba inyungu zabo, barebe guhangayika kw'abanyarwanda bari aha ngaha, barebe ejo hazaza nk'abana bavuka uyu munsi n'abana bazavuka ejo, barebe aho duturuka, aho babyariye abana bagatangira kubita amazina atandukanye y'Abagande, Juko, Nde, amazina atari Kinyarwanda, kubera yuko bagerageza kwihisha rya vangura n'ihohoterwa. Ibyo bintu tugomba kubishakira umuti, ariko turumva kwitwa abavandimwe kizagera igihe imyaka 20, 30, wa muntu w'ubwoko bundi w'umugande agomba ahubwo gukora ubushakashatsi, atakibuka yuko ahubwo uyu muntu ari umunyarwanda, ahubwo ariko jyewe nzi ko ndi umunyarwanda. Bwana Nkuranga, muganga yaravuze ku byerekeye abasaza bari aho ngaho kuba bakunganira igitekerezo cyanyu. Wowe uri umuyobozi w'inama nkuru y'abanyarwanda aho muri Uganda. Ubwitabire kuri icyo gitekerezo mwatangiye mu banyarwanda bari aho ubona bungana gute? Abantu benshi barabyakiriye cyane 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 mu buryo bwadutangaje. Benshi nyine yuzanye igisubizo, hari abantu bacyakira, hari abantu baba batagisobanukiwe, hari abantu bacanga. So hari abantu benshi cyane 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 baracyemera ngo gifite igisubizo ku bibazo bahura nabyo, kubera hari nk'abantu nyine nk'abantu ubu ngubu umunyarwanda aha ngaha muri Uganda kubona pasiporo, hari urwandiko rwo wakwita mu Cyongereza letter of recommendation babandikiraga.
ugasanga umuntu bamwimye pasiporo cyangwa na national ID agasubira inyuma akamwandikira. Twebwe turavuga ngo twebwe ikintu turavuga ngo ibyo bintu bikwiriye guhagarara. Umunyarwanda wese w'umunyayuganda ufite ubwenegihugu bwa Uganda akwiriye gufatwa mu buryo bw'abandi benegihugu ba Uganda bafatwa iyo bashaka pasiporo cyangwa national ID. So ni ikintu abantu bamwe banga, abandi batarasobanukirwa neza, kandi abenshi cyane baracyakiriye. Hari amakuru avuga ko mwabonanye na Perezida Museveni wa Uganda kumubwira icyo gitekerezo no kumugaragariza ibibazo abanyarwanda bari muri Uganda bahura nabyo. Niba ari byo koko, yabasubije iki? Yadusubije iki? President yatwakiriye nyine nk'ukuntu yakira abantu nyine basanzwe bajya kumusura cyangwa guhura nawe. Yumva ibibazo bituzanye, so turabimubwira, nawe arabyakira, aratubwira nyine dukwiriye gukomeza kubaza abantu batandukanye nyine mu gihugu, kubera ntabwo ari iki gitekerezo, ntabwo ari ikintu wavuga ngo izina ry'abanyarwanda bazahindurwa ejo cyangwa mu byumweru bibiri bitwe abavandimwe. Ni ikintu ukwiriye nyine kugenda uhura n'abantu batandukanye mu gihugu, ukababwira igisubizo ufite ku bibazo bahura nabyo, deni bikazanyura nyine muri parliamenti, bikazafatwa mu ntegeko nshinga nyine wenda nka tribe yindi, cyangwa ari ryo zina risimbura izina ry'abanyarwanda. So nawe yaracyakiriye, aratubwira ngo ariko ni ikintu dukwiriye gutangariza abantu bose b'igihugu. So niko kazi turimo turatangariza abantu iki gisubizo dufite. mwunganiye ngerageje kumwunganira mu by'ukuri umukuru w'igihugu yatwakiriye nk'uko yakira abandi benegihugu bose bamugana, ariko tumutura n'akababaro k'abanyarwanda ba Uganda. Abanyarwanda ibibazo bahura nabyo byinshi. Nawe yemeranya natwe yuko mu by'ukuri ibibazo nk'ibyo bihari, kandi atwizeza yuko agomba kudufasha kubishakira umuti. Tumubwira ariko uwo muti wenda ni umuti wenda ushobora kuvuga ngo wakora mu gihe cy'agateganyo, ko tugomba gushaka umuti warimbura ibintu nk'ibi ngibi, iri vangura burundu rikava mu baturage ba Uganda bose. Tuzi neza ingaruka z'ivangura nk'ibyabaye mu Rwanda, ivangura, kwita abantu amazina adasanzwe, ukuntu ugasanga amazina atesha agaciro abanyarwanda. Nibyo bintu abanyarwanda bahura nabyo hano buri munsi. Barabavangura bakabita amazina adasanzwe. Rero tukareba yuko tutabishakiye umuti byazatuviramo iyindi wenda jenoside ishobora kubera n'aha ngaha, ariko ikorewe abanyarwanda kubera abantu kumva ibintu mu buryo butandukanye. So tukumva rero ari inshingano zacu gushaka umuti wakemura ikibazo abanyarwanda bahura nacyo, kugira ngo wenda dukumire, wenda twe kuzabona bene wacu abavandimwe bicwa kubera yuko babura ubuzima bwabo, kubera yuko hari abantu batumva kuba umunyarwanda icyo ari cyo. Ku bw'izo rero mpamvu tuzi neza ko rimwe na rimwe hari umuti uryohereye, ariko hakabaho n'umuti urura. Birashoboka yuko uyu muti ari umuti urura, kuko akenshi tuzi neza yuko umuntu wamize ibinini arwaye malariya birura bimufasha akoroherwa. So natwe turareba yuko iki gitekerezo cy'abanyarwanda ko twakwitwa abavandimwe, burya abavandimwe ni ijambo ryiza cyane.
buri munyarwanda aho ari hose iyo bamubaje uwo muntu kanaka uramuzi cyane wumva avuga ngo wowe ni umuvandimwe. So twese rero hari ikintu kidushyira hamwe kuko turi abavandimwe. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bita Tura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza twumva Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'Abanyarwanda muri Uganda. Wabajije umukuru w'igihugu cya Uganda, umukuru w'igihugu cyacu uko atekereza kuri ibi bintu. Rwose yaratubwiye mugende mwigishe Abanyarwanda bamenye uburenganzira bwabo. Iyi nyito burya ni inyito nimuyumvikanaho ubwo reka bizafate inzira bigomba gufata. So ariko icy'ingenzi ni ukwigisha Abanyarwanda, kwigishanya kandi tukumvikana, tudaheza umuntu uwo ari we wese. Buri muntu yaba umukuru cyangwa umutoya yumva akumva inama mugenzi wawe akugiriye. Burya Abagande hano nibo bagira imigani, ngerageze kugenekereza kugira ngo mushyire mu Kinyarwanda. Baravuga ngo burya n'umwana mutoya ashobora kukuvugiriza ingoma ukabyina. So hari abasaza rero, ababyeyi bacu bumva yuko ubwenge bwose cyangwa inama nzima n'ibitekerezo bizima bigomba guturuka kuri bo. Ariko yego nibyo, burya uko umuntu akura agenda atanga n'inama nziza n'ubwenge bwiza, ariko hari n'abandi bato wenda bashobora kujya inama ikagira ikintu yamara ikubaka. Uko rero niko dutekereza yuko twese twagashyize hamwe tugafashanya tugakemura ibibazo Abanyarwanda bahura nabyo. Ariko icy'ingenzi tukagenda twigisha Abanyarwanda bari hirya no hino ya Uganda kumenya amateka yabo, history, hanyuma bamenye n'umuco. Nitumenya ibyo bintu tukamenya n'uburenganzira bwacu, wenda turumva tuzakemura ibibazo dufite, tukabyigisha n'abandi bantu ayandi moko ari aha ngaha kugira ngo bamenye abo turi bo, ko natwe turi abenegihugu. Wenda turumva tuzakemura ibibazo umunyarwanda uri aha ngaha ibyo ahura nabyo, wenda 98, 99%. Akenshi dukunze no gutanga ibiganiro, twavugaga ku bintu byo kwigisha Abanyarwanda. Dukunze no gutanga ibiganiro wenda n'Abanyarwanda bo muri iki gihugu n'ahandi hose badukurikira muri iki kiganiro, bagomba wenda bajye no kuri page yacu ya Facebook ya Council for Banyarwanda, barebe akazi gatandukanye tugenda dukora, ibiganiro tugenda dukora hirya no hino muri Uganda. Tugenda twigisha abantu amateka, history, uburenganzira bwabo, umuco, no gukunda igihugu cyabo, patriotism, gukunda igihugu cyabo. Igihugu urimo ugikunde kandi unacyubake, kuko burya barakubwira ngo mu gihe utarubaka inzu yindi, iyo urimo ntabwo uyitwika. Burya ugomba gukunda igihugu cyawe
hanyuma ariko tugende twigishanya, ariko abanyarwanda aho bari hose rwose ndabahamagarira kugira ngo dushyire hamwe twese dusenyere umugozi umwe, waba uri umwana, waba uri urubyiruko, waba uri umukecuru, waba uri umusaza, rwose turi abanyarwanda, turi abavandimwe. Reka dushyire hamwe, twiteze imbere, dushake icyakemura ibibazo dufite. Reka mbe ngarukiye aho ngaho. Bwana Geoffrey, urakoze. mbere y'uko mbarekura, reka mbaze umwe muri mwe niba hari icyo yumva atagenda atavuze. Ndahera kuri Bwana Enoch Nkuranga, niba hari icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro, mikoro ni yawe. Murakoze cyane Bwana Mutagomwa. Iki ni ikiganiro cyiza cyane kandi ndagushimira kudutumira kuza kuri iki kiganiro. Ikintu njyewe navuga ni ugushishikariza abantu ngo aka kazi turimo cyangwa iki gitekerezo twagize ntibakwiriye kugifata mu buryo bwa politiki cyangwa mu buryo bwo bashaka bugendanye n'inyungu zabo, ariko ni igitekerezo twagize dushaka abantu benshi kutuyoboramo nyine no kuduha ubwenge bwabo n'ibitekerezo bindi bitandukanye. So twebwe twakira buri muntu wese kandi twitaye ku munyarwanda w'umwenegihugu ufite ubwenegihugu bwa Uganda. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri wowe Lawrence Muganga, niba hari icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro. Urakoze cyane Bwana Mutagomwa, rwose hari icyo ntagenda ntavuze rwose, kubera yuko uru rugamba turiho ntabwo rworoshye. Abenshi baratwita ibintu bitandukanye, baratwita amazina, ugasanga bamwe banditse n'inyandiko, Muganga ni BMI w'u Rwanda woherejwe na nyakubahwa Perezida Kagame hano i Bugande. Ariko ibyo byose ni bya bindi Bwana Nkuranga yavuze byo gufata ikintu cy'ingenzi mu buryo bwa politiki, ariko ntabwo tugomba kubiha umwanya, ahubwo tugomba gutekereza ibibazo abanyarwanda ba Uganda bugarijwe nabyo, ihohoterwa bahura naryo buri munsi, ivangura bahura naryo buri munsi, kandi tukarishakira n'umuti cyangwa igisubizo. Nkasaba rero, nzi neza yuko kuko dukomeje kugirana ibiganiro n'abantu benshi batandukanye, baba muri leta yacu hano mu Bugande ya Uganda, cyangwa n'abaturage basanzwe bakomoka mu moko atandukanye, n'abanyarwanda b'abavandimwe bene wacu, turagenda tugirana ibiganiro bitandukanye. Kambonereho umwanya rero wo kubwira n'abantu bari muri leta yacu hano, nzi neza ko harimo abanyarwanda, ariko kubera nyine ryahohoterwa n'ivangura ntibaba bashaka shenge kwimenyekanisha ko ari abanyarwanda. Ariko icyo nabasaba ni uko nabo bahaguruka bakaza tugafashanya, bakadufasha kugira ngo turwane ku burenganzira bw'abanyarwanda buhohoterwa buri munsi, bagerageza kubabuza uburenganzira bwabo, bavangurwa hano buri munsi. Bose bahaguruke, tuze dufatanye uru rugamba twese turwane urugamba nk'abanyarwanda, n'abandi n'ayandi moko yo mu gihugu cyacu hano Uganda, nabo nibaze badufashe rwose, kuko natwe abenegihugu nk'abo bose, kugira ngo dusangire uburenganzira, dukundane, tugire ubwo bumwe. Twese ni umuryango wacu, twese ntabwo turi ishyaka, wenda nta nubwo tuzigera tuba ishyaka riharanira ubutegetsi. Turi abanyarwanda bishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu rwose twakwigisha bagenzi bacu b'amoko atandukanye hano mu gihugu cya Uganda, na bene wacu abanyarwanda, kugira ngo turebe bwa burenganzira bwacu n'ubumwe bwacu, natwe tube abenegihugu nk'abandi bose,
kansoreza aho ngaho ndagushimiye bwana Geoffrey Mutagomwa kuba wadutumiye kuri iki kiganiro, urakoze cyane. Bwana Lawrence Muganga, umujyanama mukuru w'inama y'abanyarwanda muri Uganda, ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Bwana Enoch Nkuranga, umuyobozi mukuru w'inama y'abanyarwanda muri Uganda, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu hano ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana Mutagomwa kudutumira kuza muri kiganiro. Nshimiye namwe mwese inshuti z'Ijwi ry'Amerika mwari mukurikiye iki kiganiro. Mbibutsa ko mushobora kutugezaho ibitekerezo byanyu mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Icyo kiganiro kandi mushobora kongera kucyumva igihe icyo ari cyo cyose mugiye ku rubuga rwacu eshatu yacu voa.com. Kuri mikro mwari kumwe na Geoffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi b'akarorero batanga amakuru